ndagenda pe. uki Sheri ndagenda. Ndakwinginze pe. Mbabarira umvire mu buzima. Rwose niba nibyo wantanzeho byose pe uri kubyicuza. Wenda ubwire nzabikwishyura. oya ariko njye ntabwo ndi kukwishyuza gusa kugira ngo mubwire ko njye mfite uburyo bwose bushoboka kugira ngo utazajya kure. Ego mwana utari rwiyambitse ni amahoro mukobwa. Ma, ntabwo mbwiyambitse pe. urinde ubwira umugore wanjye ngo yiyahure cyangwa kwica nta soni niko shaka gusa ko umukobwa wanjye yajyaga ambwira ko abaye mu bucaka nkagira ngo arabeshya rwose nimumbabarire n'ukuri ntabwo nari namenye ko nyine ari mwebwe ahubwo se muranywa iki turanywa iki kamwe basi Hano aratinyuka Peter yiyita se wakubyaye ngewe muzihe nigeze mpura nawe ngewe uriya muvuno metore niba namwita impongo niba namwita isha nkabona arakariyumanganyije nkabona nyine sinzi ibintu byabo uri kumva ntabwo ajya kugikandagiza ajya abanza cekinge neza nese mama aya mafaranga yaje tubigenze gute uko n'ubundi nakabaye sibyo nakabaye nyereka ariko nari kuyareka ariko mbere yaje kuko ngiye nta kintu amafaranga yaravuze mbere yamviriye mu rugo ariko ubwo yagarutse n'ubundi nagaho komeye ku munyatsi nyine nukuvuga ngo noneho tubigenze gute ari amafaranga rero bunyarekeye hano urumva ahubwo bari abagore babanze basasa inzobe bazana ayo mafaranga noneho bamara kuyazana tuyahuze n'ariya twiga umushinga ubyara inyungu cyangwa se birirunguka cyane ariko twanabireba ni cyangwa se iduka cyangwa se tukaba twareba n'ukuntu twajya dufata biriya bisikana bikajya bituzanira ibintu hanze ntabwo nawe byashoboka cyangwa se tugashaka nk'isoko wenda n'urugero nko mu Bushinwa natwe tukatwara n'uruganda tukazana tukabyagira tukabigurisha mwana no gushaka umushinga uzajya uguha ifaranga nawe nkabyimba akakumwakura akagukiza imyaka n'imyaka bariya abagore baguteye reka mukecuru ubundi kamanza nkubwire njye ngufi arumva nde nuko hari igihe nyine umvangira gakeya areka kukuvangira usibye ko mba nshaka ibintu biza ari byiza kuri wowe cyangwa mba nkushakira ahubwo satani azana ibintu akavangavanga kugira ngo aducemo iki amacakubiri ariko nta impamvu ariko ya satani yamwaye nta kibazo kabisa ariko reka manza nkubwire sibyo reka nanjye njye mu rugo njye noneho mba kuri mu mukwabo umugore udashaka gutanga amafaranga hanze porotaje ubanza uhakingure ahubwo reka ndafata n'umwanzuro ubanza uhakingure umwereke tutazana amafaranga hariya mama yavuga siko kuri amara kambanza ngereyo ndaje nze numvi ukuntu nanjye bari buze kunsobanura kandi nakubwiza ukuri ko biri buze gutanga umusaruro kagere mu rugo agenda bayaguje bayazane aka ntabwo tudakora no ubwenge bazakuba nk'abakunyunyuzi zicura imitsi gusa n'akazi ka kuri mwana komeruka yarazi ubwenge koko babugumya burya n'umujunjamo bafite ibifaranga bingana kuri ibi agomba kubabyaza umusaruro byanga bikunda niko bimeze rwose pe ababyaza umusaruro ujya kuzabareba nk'abaringana amavazi se cyangwa n'indabyo aho kereka nze ntabwo kanamigeze uriya mwana natamenya ubwenge ngo babyaze umusaruro uranyicaza se ugende wowe umva utigera gutaha tekera isi yo mvuye se avuga ko nabansize ubusa nta n'isu
urashaka gupfura umukecuru iyo mvuye ndi umukecuru se nakubwiye unasiga ubusa bavuga ko ndi mama busa cyangwa ndi mama bigiri mfite abana we muri izo harimo amafaranga aramaze ayo mafaranga yose washyizemo se umva nkubwire niba ushaka gusiga ubwonko wawe umureka ngo niyo wanyica ntawe nawe umukecuru maze agahinda urashaka gupfa utareze abantu bawe bakubwiye se ko hari ubwo kumashyi hari ubwo muzikora ako gakecuru kadatinya urupfura uzi ko nasiga nkwishe nose agakecuru ayo mafaranga yose yewe ukangana hewe nkwicu rero iyo gupfa se ni iki ariko cyane no umukecuru uje wakumaze ubwoko umuririza nuko nzi ko umuririza umunsi wo kuvuka ariko wo gupfa n'isaha kandi kuvuka wakoze n'iminsi nta soni akana niyajyana bajya konesha ujya nyine dupfe kugerageza ayo mahirwe kuri uriya murinzi turebe ko hari icyo yagufasha we nyine ndapfa kubikora uko nguko ariko nyine ntabwo byizeye pe wenda ndamubwira n'amafaranga agiyemo ninshaka nyamukubira inshuro 10 ariko nkwere iyo diri iciyemo se ko abantu benshi bakunda amafaranga ubu wamuha amafaranga yagize akayanga koko none se barakorana na Bella urumva wenda birashoboka ko yahitamo kumisa kamwe cyangwa akanayangira ubusare kanijyajya nabyo byashoboka yarake tugomba gukora igishoboka cyose yewe n'amafaranga ashaka azahashirire ariko njyewe ntabwo nshaka ko Bella atanga amafaranga ndashaka ko amafaranga ari wowe uyatanga kuko Bella yatanze rwose ibintu byaba bisubiye kubisi nakubeshye nanjye ndabyifuza pe kandi ndabyifuza cyane ariko nayobewe inzira nabicishamo neza kugira amafaranga aba ari njye uyatanga njyewe nyine wowe gerageza amahirwe kuri uriya muhinzi umuryoshya aryoshye urebe ko wenda hari ikintu biri buze gutanga pe cyane ko bimeze pe kuko ndumva ariho hantu navuga nsigaraniye amahirwe hariya n'ibyanga ngo nyine sinzi ukuntu ndi bubigenze sinzi n'icyo ndi bukore pe Imana idufashe kandi turengere ntabwo byoroshye ni urugamba urenze no kuba ari urugamba pe ntabwo byoroshye gusa nyine nawe umusengere pe ariko ubundi Richard kandi bakiye gisa nk'irusimba hano amafaranga atari gusura umva umukecuru atansiyo amafaranga uhasize ko ari umukire aramaze ayo mafaranga yose turayashaka rwose ko yakize ku giti cye wowe iyo uza kubyara abakire ntabwo baba bagukiza umva umubwire umukecuru upfa ugabanya amahanga angana gutya urabyumva neza ugabanya ayo mahanga ayo mafaranga yose turayashaka ntabibona ntabibona uhereke uko nteye ni akazi kawe urashaka gusiga ubwonko bwawe gusa hasigaye urashaka gupfa iyo umuntu gupfa se ni iki abana bawe batarezwe bampana ayo mafaranga yose ahubwo turayashaka mfunyikara abana nta na rimwe usigaranye abana banjye nipfa bazamuhana ahandi umukecuru ntabwo umukecuru urabona ugasanga hari inyama y'ubwoba bagiye bafite nicyo cyakumaze ubwoba ntabwo utinya urupfu ni iyi si iyi si niyo amaze ubwoba nakumaze ubwoba iyi si niyo amaze ubwoba yarankaranze nanjye shuka ubwoba ubu rero ndakamenya njya kukwereka ko ntanganya imbaraga nawe niba udashaka kuzana amafaranga ku neza ushaka kwica urapfa nduhura niba udashaka kuzana amafaranga nduhura se ndakwica kandi oya n'amafaranga nduhuke ubwo se uraburamiriye ntabibona uraburamiriye ntabibona ayo mafaranga ndayatwara nta n'inyinya nkwica umwereke ubu nduhura umva mukecuru twumvikane urumva twumvikane ukwiriye kurera abana bawe urabyumva neza udapfuye uzana amafaranga bakubwiye se ko hari utugwa ku mashyiga bose barize kandi bararangije urumva umuhungu wanjye yarize yaraminuje afite amafaranga ariko usitasimbuka ubwo rero niba utarabyaye abawe ngo baguha amafaranga ugakomeza ukarya ukabyara ibintu by'ibigoryi bitagira aderese ibyo birakureba niyo mpamvu uzapfundishwa amahanga angana gutya nta soni nyine nibyo nkubwira pe ni ukuri noneho ibintu byafashe indi ntera pe gutese nyine umugabo ari gushaka amafaranga yacu amafaranga yanyu ntase wayamuhaye kuyamuha simbyanze pe ariko nanone ikibazo ari gushaka ninyamura na Bella akayamuha ngo nawe mbwira pe shyira mu gaciro urumva Bella azaba akivuye gute muri uru rugo wenda ni urugero dupanze kuhakoresha bizinesi twese hamwe wenda nta mangazini ni urugero ubwo urumva Bella azaba akivuye muri uru rugo gute kandi wumva nyine amafaranga arayanjye nayo byose twavanze umutungo nyine urumva yaba akigiye bamuganiza ko ari akabazo icyo ni ikibazo ni ukuri pe nahise arangika
Nungutse akandi gatekerezo. kagira inkuru. Babwiye Pamela akigira mwiza kuri Bella, yashaka akanamuhinduka akamubwira ko ejo tutari turi kumwe, ubundi akamubuza kuyatanga. Ibyo bintu byari byo ariko biragoye pe. Sinzi niba neza Bella yakongera kwizera Pamela. Kandi noneho yaratwimviye turi ku muryango turi guserebura turi kugira gute ku mana yanjye. Akamubwira ukuntu muri bubigenze. Wowe genda ubwire Pamela, abwire Bella ko ejo yari ari kumunekera nyine yakwigizeho umwana mwiza ari guserebura, ariko atari ku ruhande rwawe ari kumunekera. Cyakora ako kantu nako gashobora kurya. Ariko nabwo simbyizeye pe. Ibibazaho Bella ariko yabinyibwiriye ambwira ko ngo twimviye turimo tubyina intsinzi njye na Pamela. Ubwo se urumva ataramuvumbuye? Namubwira ko yari ari kumunekera, wenda yari kukwigiraho umuntu mwiza ashobora kubyumva. Wenda ibyo mu byo twaganiriye na Pamela ntabwo twabiganiriye kuko intekerezo zacu zaduhaga yuko atakongera kumwizera. Babukeka nakwiye ko neza wananiye. Urashaka gupfira hano? Ushaka kuzana amafaranga? Ntayo ushaka kuzana? Babukeka ntabwo ushaka kuzana amafaranga. Ntabwo ushaka kuzana amafaranga. Umva ntabwo uzana amafaranga. Amafaranga rero ndayafite, ndayaguha. Hari miliyoni Cumi na zingahe? Umva ni nyinshi Zingahe? ni pusini yazo simbuka. Ahubwo reka kubwira hari muri mari, hari nayo nashyize mu gikapu, hari nayo ari munsi y'amatora yose ndayaguha. Urumva ari kundeke. Urumva neza? Ayo mafaranga nangahe? Ni menshi cyane sinzi ko yaba umuhungu wanjye n'uwajya kuza akabibara n'ibizinga. Ahubwo reka kubwira, reka ntuhamagare n'umuhungu wanjye kuzanira sibyo? Maze mugira amahoro n'umutekano rwose kuko nzi ko Imana yamariza amana yanjye. Reka muhamagare sana. Uhaguruka ugenda ujya kuzana amafaranga. Reka muhamagare. Muhamagare se. Reka muhamagare. Bana iki kintu gihe. Bana iki kintu. Kutinyura. Bana iki kintu. None se uri mu iki? Ukeneye abana rwose. Ava mugenda. None iyo nduru ni iyi. Iyo nduru ni iyi. Nserake nungutse akandi gatekerezo. Ko amafaranga mutari mwayatanze Bella bakamwirukana, ahubwo iyo ni iki ko batakwirukana? Ahubwo reka nkubwire akantu kamwe. We yabahereze kuko hari amasezerano muri businyane. Ntayo pe kuyamuha nyine gusa nk'umugore n'umugabo ubundi tukiga imishinga yateza urugo imbere. Wowe yabahereze kuko n'ubundi ushobora kuyabima bakakwirukana nk'uko bari birukanye Bella. Bayakemba barira pe burya ibibi birarutana. Winyirukana mbasigiye amafaranga yanjye se bayaryohamo nuko banyirukana amafaranga yanjye nkajya nanjye nkajya kwiteza imbere. Ubwo urumva bihuriye. Reka mubwire Lucky, ushobora kuyabima bakakwirukana bitewe n'iyo mpamvu, ariko nabwo ushobora kuyabahereza nyine bikaguma ntibakwirukane. Urankunda sinoga yewe n'ubundi byaba biri bube pe kuko n'ubundi bari bunyirukane n'ubundi nta cyabisibye. Urumva ariko kugira ngo banyirukane mbasigiye amafaranga yanjye nzi no kuntu nagiye nyabona bingoye amwe nubwo wenda hari andi atangoye cyane, ariko andi nagiye nyabona umutwe wahiye nagiye ndara ndasinziriye. Rero ntabwo nayabasigira, ntabwo bazi imvune yayo. Sibwo tubigenje dute? Aya ndumva ntabwo namera nka Bella pe. Bella nimba ariko yaboneye igihe yabonye ingaruka se yapfuye atazi imvune yayo, yirwa yatera inyanya n'ibyo nayajugunya wagira ngo ni ibyatsi. By'amafaranga yanjye yaramvunnye. Nimba ari imishinga no kwashyira mu mushinga, ariko nabwo nta stress ntabona undi yakiniramo uko yishakiye kandi atazi imvune yayo. Numva ibintu bikomeje gukara. Gusa nyine ke ntakubeshye biragoye pe. Hahandi numva nabuze n'umwanzuro mfata. Jewe rero ndikumva uri kwikomplika cyane kuko n'ubundi wayatanga utayatanga bashobora kukwirukana. Erega Lucky niyo mwaba mwarasezeranye n'ubundi bashobora kukwirukana. Icyiza rero warekura ibigenda bikagenda. Ayake urimo urancuka pe. Ubu mfata amafaranga yose mfite na Ruhi nyahereza umugabo. Wenda noneho ari umugabo wanjye sava tubana twenyine, ariko noneho afite undi mugore, afite indi nshoreka, afite inde urumva ibyo bintu nabishobora. Njyewe nkamuha amafaranga yanjye ni nko kuyahereza iriya ndaya yiwe. Gusa urumva naba ndi mu biki. Wenda niburi yaba tutanabanaga mu nzima
wenda yashaka akazajya nshuka wenda akayamuha kwaje by'iyo ndaya yiwe ahiba akaba ari n'ahayisa noneho tubana mu nzu imwe ndangiza ndi ngo mbahereze amafaranga yanjye si ubwo naba ndi mu biki bose nazatera imbere ryari noneho n'impamvu ndi kukubwira kuri kunshuka ngo tekereza nyabahaye barangiza bakarengaho bakanyirukana ubwo urumva naba nararuhiye ikizi ngewe ukuntu nari mbitekereje ni uko nari numvise n'ubundi wayatanga utayatanga bashobora kukwirukana niyo mpamvu rero nari nkubwiye gutya nyine nibyo ariko wenda niba nanyirukana nzajyana amafaranga yanjye ngende nkore bizinesi niteza imbere kandi niba nanyirukana nkagenda nkiteza imbere ngakora bizinesi nzanabona undi mugabo mwiza unankundwa akaza atari ibinirwa muri rwaserera umutima wanjye ushenguka gusa numva ibintu bikaze bamukesha nta rundi bisaba umva gabanya induru urashaka kuneza tukakubwira ngo ceceka haguruka ujya kuzana amafaranga reka ngende ariko buretse ngende utavuga zamura amaboko yombi shyiraho imbunda hasi ayiwe ingurube ibyaye n'imbwa n'imbwa urasebye mama toriye imbunda y'injereza urayatwaye se data we ahubwo bagukubite bakoza mu mutarimba ikijuru ubundi bagifashe bakigira gute urinde ubundi wowe kutavuga bose wamenya icyo gitwa kuramo ibyo bintuza byawe koresha akaboko kuri ibyo bintuza ntabwo ari kubwira cyangwa n'icyatsi cyangwa hepfo n'ubundi cy'ikijuru sinza ngikurira umenya ibifu rwose n'ibyazi nka byose arabitobye mwana wa ntacyuba kiriya gisambo tugikize se ubundi turabiki rero turajya kwa muganga amafaranga ahandi ntabwo kiriya gisambo kirajyana turajya kwa muganga reka nzamamagara imodoka ntasoni nishaka nzane n'indege ariko ntayatwaye uranasebye asebye uriya muntu ubundi yari avuye nta muntu usebye habyo yatuka twaje nk'isuri yawe kukumva twashaka amafaranga waba wari umutumyeho ntacyo arasabye ariko nawe ntayatwaye mama kandi ibyo ujya kumubwira ugiye kubika amafaranga mu nzu amafaranga azaduteza ibibazo urumva nagiye kuyamuhango ndebe ko nakira iriya mbunda yari afite ariko ntacyo gusa azongera kwigisha indi ko nayo y'umwatsi jyana amafaranga kuri banki wowe uva mu bintu by'inzu urabona ariko wayashyira buri hembe n'irya hembe tukarabana tuyataka ariko uva tubanze tuganireho gatoya hari ikibazo se uragarutse ugarutse gucura imirindi ahangaha ugarutse nyine kumbyinira hejuru nyine ngo nagiye kikoza mwarasebye ntabwo mwabuze byose ubu se ko nagarutse murumva mwararuhiye iki mu by'ukuri ko ntari nzi yuko ungambanira gutyo rero ntabwo ari ukukugambanira wibagiwe ibintu twaganiriye hariya hepfo kuri porotari bimeze bite sinari nakubwiye ngo ushake ahantu uba ugiye njyewe ngeneka neza nk'amakuru y'ukuntu ibintu bimeze none ngo nje gucura imirindi se gute ngewe winjiye hano nkureba uri kumva umurinzi se wagukinguriye nase nari ntaragukingura ko mbizi ko ari wagukinguriye mbese niwe wamutumye ngo azanyingurire ntabwo ari njye wamutumye ariko byose byabaye mbireba nari mpari ndimo ndakureba winjira nkureba ibyo nakoraga byose n'ibyumvise byose njye nari ndimo ndaneka nyine ntekerezwa ngo numve impumeko n'ukuntu ibintu bimeze ariko nari mbizi ko ari wowe urimo hariya nuko ngenda nekaga kugira ngo nyine nze kuza kukureba nguhe amakuru ukuntu ibintu byifashe n'uko bihagaze ahubwo tujye twabona inzira neza y'ukuntu turi bubikore neza muravugisha ukuri nese umurinzi se wagukinguriye yego niwe wanyinguriye none se uri gushidikanya gute akuziye ko ari byo pamye ni ukuri ibyo bintu ni ukuri ubwenge kubitekereza nkumva koko nibyo pe
wowe byibuke neza nayo nagusize Nese hariya yumvisha umumeko yaraka nyine ndabyumva nyine yari yaserebuye nyine ngo agiye gukoresha ibirori ngo nagiye. nyine yari yaserebuye yabyinnye nanjye nyine mwitwa ko turi kumwereka ko binshimishije kandi nawe urabizi uri kuneka umuntu umwereka ko muri kumwe kandi mutari kumwe. Sha nyine sha gutekereza nyine ukuntu ibintu byose byagiye bigenda sha nyine nkumva nibyo koko. ahubwo se ntubizi ko njyewe igihe cyose mba nkuri hafi. gusa ikimenyime winjiye hano Lionel yari ari hano mu gipangu neza. ikindi cya kabiri si waciye kuri salo Niho naciye. nyine byose narabirebaga mbikurikirana ariko nyine nkajya nkomeza ngira abaraki bizi nzana inkuru zidafatika kugira ngo ubashe kwinjira ugere no ku ntego ushaka. Ariko uzi ubwenge mana yagishyira akora. nta makuru ufite wowe. njyewe nyine nari ndimo ndashaka ukuntu mbarangaza kugira ngo winjire nasa n'ibinjiraga unyonyomba njye narakurebaga. Yego mashi so wararandebaga ni ukuri pe. narakurebaga nyine byose nari ndimo ndabikurikiranira hafi nyine nkomeza kwijijisha nabo mbajijisha kugira ngo bataza kukuvumbura. gusa iyo nza kuba nari ndimo ndakwishima hejuru simba narakuraburiye. Aha shareka mbyizere aho kumva mbabara ahubwo niduhame tubivuga ariko nyine ataza kugira nyine ataza kumenya byinshi uri kugenza nyine ahangaha mu rugo sibyo. kandi nyine shano kuri warakoze nyine no kungira inama zo gushaka nyine aho mba ngiye sha umva nekereza ko nawe ugaruka nyine ahangaha nyine nawe ufitemo uruhare n'ukuri. iyo nza kuba n'undi muntu mba narakuraburije akanakuvumbura mbere y'uko ugera mu nzu ko Lionel yari hariya neza naramubonaga nawe rero mba narahise nkuraburiza bakakubona ariko naracecetse kuko nari nzi gahunda iyo ari. ese mwana nawe usigaye wiba ko nabonye nawe ufite imbunda. Ako mama urumva ubu hano narinje kuko cyangwa ndagutabara. Muso wayikuye he? Njyewe imbunda gisambara rya gifite imbunda. Imbunda njye nayo guze kubwirinzi bwanjye. Urumva reka abantu bari bamaze iminsi bagira ngo babenene abandi bose baryo munigo none se azahora ryo munigo nguricyo gusa. Oya mba ngomba kuba mfite akantu ka bucura nayo nyine nk'irinda. Kintu bisa gukora mu nda kandi mfite inda y'amezi 2. Asika mama yarivuyemo rwose. nyemo ntashya abantu. Mwese mama uriya muntu aramumenya gute? Uriya muntu rero byibura yabona nimbonye n'isura ye njye noneho yanze no kuvuga byibura numve nijuka. uriya muntu yaje kare urumva abonye asa ariko nani nkamushishuza ngo murebe bikanga nsimbona isura ye ariko ijwi rye akavuga nkumva kameze nk'akaba murinzi wawe abundi nkumva rimeze nk'umuntu wundi ariko mama ngeze aho ngaho uzi ko neza uvuze ibyo bintu nkabyibuka ahandi hantu hose mba nirugura abandi mu isoko iyo ngize ikibazo umurinzi wanjye bahari uri no kuba icyo wamugana umurinzi wanjye hano atahageze mbese wasanga ari we mama wabona ari we kuko ngira ateka kugutwi gutya na twatonganye mama ngeze aho ngaho ngiye kugenda nihuta ngo byahatari mbanze ngende ningero ngasanga adahari ubwo biba byemeje ko neza ari we kuko n'ubundi nawe yanze no kuvuga byibura numve n'agasura nako nakaje yacecetse ariko ngiye twavuganye igihe kinini cyane reka ngende mbanze ngiye kureba ko ari we icyo nzi ko nimpagera simubone ndamubaza n'impamvu byibura nangataje none se ariya mafaranga wajya mukashyira kuri banki aho mama ndi kubwira ko ngiye kubanza kureba ko ngo kuko nimba wumvishe nk'ijwi rimeze kuko ngewe hari ibintu by'ikintu bise nke nuko bekinjanga ntavuge nkamubwira ati bite wapi akagira uti noneho akabanza no kugaragaza isura reka ngenda ahubwo nihuta byahatari wongere nigene kuri banki kandi amafaranga nimba utari buze kubona umwanya uyerekeye aha ngaha ariya mafaranga ntabwo nabyikorera byose ngo mbigezeyo uzi ubijyane mwana we mama baretse manze ngere mu rugo reka ngere mu rugo kagere mu rugo ihute banguke nta kibazo nyine raki ugenda ubitekerezeho gusa uhamanye n'umutima wawe. Njyewe impamvu nayo nkubwiye gutyo nyine numvaga byose ari cya kimwe gusa inama nakugira ugomba gukora inshingano zawe nk'umugore mu rugo ukuzuza ibigusaba. nibyo ndabyumva ke gusa nyine nanjye ukuntu umeze ari wowe ubifite nanjye namugiriye ntayiguha pe ariko nanone pe nimba navuga ngo ubu kwihangana kwanjye gusigaye kugenda kurangira narihanganye inshingano zo mu rugo ndazikora buri kimwe cyose ndagikora uranyumva neza
undi ari aho ni nk'ivaze ntiyagira ate nkabikora ngiye kuko nzi ko ari urugo rwanjye ndi gukorera ariko nanone ikimbabaza rimwe na rimwe hari igihe umugabo atabiha agaciro noneho ibibazo ntarafashe amafaranga yanjye yose naruhiye nkayabahereza byarangiza n'ubundi ntabiha agaciro ubwo urumva iyo ntimba nazayikira koko. Nicyo cyane igitekerezo cyanjye, nawe ugende wicare ubitekerezeho neza ubwo uzambwira icyavuyemo. Ibyo ndabyumva cyane ko turi kumwe hano umunsi ku munsi, ngiye kujya ahantu mbitekerezeho neza gusa nindamuka nanzuye no kugerayo ndabaha make cyane ashoboka, makeya ariko nta kibazo, biraterwa n'icyo wiyumvamo n'ukuntu ubyumva, biraterwa n'ibitekerezo byawe. Gusa nyine ibyo biri kungora pe, biri kungora nimbikubwira wongera ubyumve. Ubona nibura iyo aba Bella yari yifashe ntayatange ntakabaye nyatanga. Nyine ugende ubwire na Pamela ko ako kantu murebe ko karya, nta kibazo rwose. Njye ndi kumva mfite icyizere. Ndabyumva ke, reka ngende ndumva no mu mutwe ntameze neza, mfata umwanya uhagije wo kubitekereza. Genda uryame uruhuke. ahubwo se Bella reka nkubwire n'ikindi kintu namenye, wowe utazi rero ukuntu uri no mu mazi abiri utazi n'ibyarebye. Ubu ngubu Lionel afite gahunda y'urugo, yaba wowe yaba nake, mwese buri wese agomba kuzana amafaranga afite mugashyira hano. uravugisha ukuri? Ni ukuri kandi gahunda ihari ni uko nimumara kuyamuha mwese azahita basohora, asigare muri inzu wenyine cyangwa ashake n'undi mugore. Ushatse rero utazibeshya ukora ikosa na rimwe ryo kumuhereza ayo mafaranga, ntuyamuha ahita kwiruka. Yego sha, ariko burya n'ubundi umuntu nyine ubona yuko muri kumwe ariko nyine akwinduka mu munota umwe. Ubwo se sha nangize ibintu byambayeho Ntibisize nagiye se sha nkahereza mukecuru nyine mabukwe nka miliyoni 12, yarangiza agahita nyihakana. Uri kumva? Umva arangije nyine nazimaye dupanga yuko nyine agiye kunkura nyine dini nyine twabaye n'inshuti, arangije arantuka ngo aranyangagira gute. Ubwo rero nyine bivuze nyine yuko na Lionel nshobora kuyamuha, yarangiza nyine ugasanga nyine ahise ananyirukana. Umva usike ibyo bintu ari byo? ahubwo se urumva batabapanzemo umushinga. Ni ukuvuga niba mukecuru we yarakwatse amafaranga nawe akaba agiye kukwaka amafaranga, nkumva nyine barimo barababyaza umusaruro. Utibeshya ngo ubure ubwenge uyatange usigare nta n'ikintu uriho, nibanagusohora usanga urangaye. Uzarya umuhe amafaranga yawe yagumane babwire ko ntayo ufite, ahubwo uzababeshya ngo yose wayahaye umukecuru ko nta yandi usigaranye. Ako Pamisha umva uzwiho kana ariko Ako Bella nawe uri ikigoryi rwose. none se gute koko? Ubundi ubwo wagiye guhereza mukecuru amafaranga yose ugamije icyo utekereza iki ko nawe uri injiji? Erega reka mubwire, nateganyaga gusezerana Lionel, uri kumva? Niyo tuba turategura mariage, uri kumva nawe ukuntu twari kujya kwa mabukwe, inzu ye isa nabi, intane bafite zo kwishiraho naki, nyine urumva nyine yambwiye nyine ngashaka amafaranga yo gukora amasuku nayo kuba yifashishije ndakira nk'abashyitsi babaje bamutuye bagize bate. Noneho nyine ubukwe nyine mukazaba nyine ahantu hasa neza, urumva nta kuntu ari kubyanga. Urinjije none se wakoraga umuhungu we, wari urimo urapatana, wari uri mu marushanwa, wari uri mu biki? Numvaga nyine ndi nko gukora nyine nikorera, ntabwo nazi ko nyine bizagenda gutyo. Ni ukuri iyo umwihorera se ukamubwira ko ntayo ufite ariko kugira ati sha ubwenge nyine buza ubujiji wese, ariko nyine nta kundi nyine byarabaye, kandi nyine buri kimwe cyose kiba kugira ngo kitwigishe nyine, urumva? ngo reba ukuntu yaguhenze ubwenge, atwara amafaranga yawe, arangije rero kwihinduka kubwira ukuntu akwanga yatana nakwerurira. None uzi ukuntu yansoye mu nzu ye ngo mutera isesemi ngo arumva agiye no kuruka. Umva hame byihorere urwo nahuye narwo. nuko nk'uko ugiye no kuza kuyahereza Lionel nawe akagusohora gutyo, we noneho ari bukurukeho, niba nyina yarendaga kuruka Lionel wari bukurukeho. ntari namuha, burya sinabyiza kubwira nyine umugabo umutungo wose ufite, reka ntari namuha. Dani ko numva ari hatari. Ese uri kwirukanswa n'iki? Niki kidasanzwe kigiye kuba muri uru rugo? Mabuja nta kibazo, nta kibazo.
ubundi se ko mbona amakote bayatwaye mu ntoki mabuja umutekano wanyu rero uratuvuna. ubundi se uvuye he Narindi hano hafi narindi hano kuri uruhande rwa hano. hanyuma se umuntu waje ubu wamubona ko mbone akazi wari wagataye Nta muntu wakinjira hano hari uwinjiye abwirwa n'iki se niba atinjiye no amaso yacu abareba ahubwo nuko tuba nyine dufite akazi kenshi urabona akazi kenshi gatuma dukora ibyo tugomba gukora ariko nje nihuta nyine kuko narinzi ko wajya kumamagara abareba amaso yanyu sabe areba hose icyarimwe none ko umpamagaye ugahita umbona ko nshatse ugahita umbona ni ukuvuga ko nakurebaga ibyo wagombaga gukora byose ahubwo nuko nose ko wahumagiye uri guhuzagurika habaye iki ndura niruhutse mabuja umutekano n'ibiki utuye umutekano uravuna mabuja umutekano uravuna se n'ibiki muba mwikoreye tuba twikoreye ibintu byinshi ureba gusa umutekano ariko ziko mumbije gato ubuzima bwawe wabubura aho humbye se turebe ko mbubura wowe uri kuvuga ibyo utazi mabuja uwaguha aka kazi dukora niyo mpamvu mugomba kuduha amafaranga menshi ahubwo mabuja ushakire n'uburyo wanyongeza ahubwo nutitwara neza n'andi ndayagabanya ushara ndawumanura ikibazo ni iki uri kwitwara naberega gusa wowe kuntu twaseye mabuja ndabizi aho wankuye ndabizi aho wankuye njye mbiha agaciro kandi ntabwo nagukorera ikosa na rimwe narabyiyemeje njyewe icyo nkubwiye cyo nutitwara neza ushara ndawumanura pe kandi ntabwo nkubeshya mabuja none se ndabyumva none se mbwira ni ikibazo mufite mwifuza ko nabafasha umva rero ukuntu ibintu bimeze kandi ubyumva ubiha agaciro nutabiha agaciro ibiri bikubiyeho byirengera muri mabuja sasa rero hari amafaranga bari gutwara dutanga ariko noneho njye ndashaka urabona bera bari bamwirukanye uramugarura kubera wowe byose nabimenye ndabizi uramugarura noneho ndashaka kugenda umwigireho umwana mwiza umwigisha amafaranga ntayatange amafaranga uri kubaka muri bizinesi yiwe wowe kuri ibyo ngibyo ni umugabo uri kuyatwara kandi noneho namaze kumenya neza ko nayatanga azaba ari no mu mazi abira rero ugomba kumwigiraho umwana mwiza kwanza ni mu itegeko bikore nk'akazi umubwire ntayatanga amafaranga yiwe yakomerewe okay nta kibazo mabuja niba ari uko bimeze ari mu mazi abira se ubwo urumva nta ngomba kumubwira ntayatange kugira ngo atajye muri ayo mazi abira urabikora cyangwa ntubikora mabuja urabizi ko nkubaha kandi kuba ndi hano mbikesha wowe uzinzira byose byaciyemo kugira ngo mbere hano ndabigukorera kandi biragenda neza sawa nutabikora neza uko mbyifuza ibiri bukube ubwo nyine rero tuva ku biro zaguhigira ahandi ahangaha nzazana undi twumvikana unyubaha ngira ikintu akagikora mabuja nta cyananira gukora wagishatse sawa naringize ngo wenda kuricisha hirya no hino ngo kubera ngo namugaruye ngo ibiki nimushaka mama mufite ibyo mupanga je simbyitayeho ntacyo mpanga na Bella kandi wibuke ko wanambeshe nakubeshye umugabo ngo yaguhaye condition ngo Bella ngo ntumusohore ibyo bintu wakongera ukabisubiramo ubuduhagaranye ahangaha mabuja niko yakubwiye mva nkubwire Bella wowe ntuze kubura ubwenge gutanga ayo mafaranga bako gahunda ihari nuko nyine ari bubirukane wowe mureke urumva ureke Raka bari we yatanga wenyine ubatsembera ubwo ko nangira icuri cy'icumi ufite Raka yatanga wenyine abari basohora usigarane na Lionel burya nuko gahunda zimeze ntabwo naringize ni ukuri pe gusa nyine urakoze ku nama nyine ugiriye nyine uri inshuti nziza rega kandi niyo mpamvu ndagukunda sinzi ko nabikubwira ariko nyine humura ntabwo nayatanga kuko nyine wumva nshobora kuyatanga nyine nkahita nawe akangura nk'ibyo mukecuru yavuze ariko nyine rero nyine rakireka yatanga wenda wabona nusohotsemo mbere yanjye si byo se ndi kukubwira ahubwo se reka nkubaze uriya murinzi ko mbona abagukingurira agera gute uramukoresha hari ikindi kintu mupanga bimeze shora murinzi se shora murinzi gusa nyine ni igi ya danje se ni igi bishatse kuvuga iki ushobora kumenya utuntu twose ariko ese hari ikintu tuba wamesha tubyihoreye ibyo nyine nzaba mbikubwira sibyo ariko nyine ufata yuko nyine ari igi nyine iwawe muri ubwo buryo cyangwa mufitanye akabanga shaka yawe birenze gusa rero umwana mwiza byatariye squage nyine ntabwo wumva ibyo ari byo se ko mbona umuntu kwinjira hano babegoye ngo ni liste nanjye nza kansiza inyuma ngo niba ndimamagara ngo bamubwire niba ndi kuri liste kandi wowe ukuntu yahise agukinguriye wawe sinzi
cyangwa wamuhaye amafaranga shaka wapi sinaye kuyama ko ntawe nari nasigaranye sinahaye umukecuru nari kuyamurwa nyakuye he hanyuma se wareba ukabona umugabo wanjye yambeshya ko numva urimo umbwira ngo niko yambwiye bose mabuja ndumva ngewe mfite n'impumuro impumuro se ziki bose niko yakubwiye gutyo arabikubwiye ariko ubundi bwuribuka umuntu uri gushaka guterana nawe amagambo ubu uzi ka kanya tuvugana ngenda nagusohora ukagenda umugabo wanjye yaza nkamuha ripoti y'ibyo wari uri gukora mabuja n'isoni rero mbabarire hanyuma se ni ukubera iki wambeshye ntabwo nakubeshye ahubwo nabonaga mwembi ari wowe ari na bosi muhangayitse hanyuma uhitamo kutubeshya se none se uramubeshyera nanjye urambeshya uhangayitse na bosi agahangayika mabuja urumva umutekano wanyu nawe utunga gute noneho umutekano wanyu muburinda mubeshya ni ibinyoma ubundi kugira ngo ibintu bigende neza hari ibyaha umuntu akora yirengagije ko ari ibyaha kugira ngo umutekano w'umuntu awufate neza kandi awucunge neza ahubwo akoresha ukuri none se urabona kumbeshya ngatuza kandi umbeshya byo byaba bimaze ukuri kose ntabwo ari ngombwa kukuvuga mabuja cyane cyane mu bantu bakora umutekano niyo sitarateji yanyu se mugenderaho none se nka buriya uhangayitse na bose agahangayika mwese mugapfira icyarimwe uravuga ngo kunyirukana ubwo naba nkiri hano ngikora iki guhangayika se bisobanura gupfa ngo tugapfira rimwe none se ntiwahangayika imitsi y'ubwonko igacika ariko icikishwa n'umuhangayika niba hano mwese muhangayitse bose akaba ahangayitse nawe ukaba uhangayitse mbese ibyo yagukoreraga ntabikore urumva mutaba muhangayitse ubwo murumva ko naba ntakiri hano ntabwo nagiye n'ubundi uri gutekereza neza uri kumva neza ibintu uri kuvuga ni amafuti ibintu uri kuvuga uri kumva bisobanutse mabuja nciye bugufi imbere yanyu nari ndi kubasobanurira kandi n'akazi mu mpaye mabuja mbijeje ko ndi bugakore neza rero reka nkubwire ikintu kimwe mbanze nanakwihaniza ntuzongere guterana nanjye amagambo ikindi cya kabiri ibintu nkubwiye gukora nuramuka utabikoze kandi ukabikora neza ni ukuri kw'Imana ndakubwiza ukuri mpite mbona munsi y'ibirenge byawe kuko nta kintu waba ukimaze ahangaha mabuja ndakumvise kandi ndakumvira humura ibintu biragenda neza kandi urabizi ko mbishoboye kandi ikindi ugomba kuzirikana ni itegeko ntabwo ndi kugusana nubwo ndi kukwinginga kuko nutabikora ahangaha wibuke ko ari njye wakuzanye n'agaciro hafite wibuke ko yuko ari njyewe ubwo rero nutabikora n'ubundi ndabwira umugabo ko nakwibeshyeho none ahangaha uhita usohoka kugenda mabuja amategeko n'amabwiriza yanyu ndabikurikiza nta na kimwe kiri buhombe ndabyumva niko bimeze kuko nutabikora ubwo nyine nawe uri umuntu mukuru uteke mbega nibiramuka bifeirinzeho na gatoya uhite wibwiriza njye ninagaruka ahangaha simpagusanga mabuja rwose atagira ikosa ribakomokaho ahubwo ariko njyewe ntari bunturukeho urabizi neza kandi ubwo se urakeka njye ko ikosa ryambaho ryaba ari irihe ahubwo we haragira n'agakosa na gatoya kakubaho sinzi ukuntu biri bugenda ariko nawe ubwo urabyumva nyine njyewe ngiye gukora akazi kanjye kandi ndagakora nk'uko bikwiriye ubwo njyewe ndaguha raporo ibyo nibyo nshaka rwose naho ubundi nutabikora uzaba wiyemeje guhangana nanjye kandi nyine utekereze neza umuntu uzaba uri guhangana nawe ubwo inkurikizi uzirengere mva mubwire sheri njye rwose nta n'icyo ndimo ndanaraniye burundu nushaka narake nushaka umurwanyi cyangwa wenda umukoresha icyo wumva ushaka ese uko ngerageje nibura no kujya kumureba ndahagera umurinzi wabo uri hari agahita nsubiza inyuma nanamuvugishije mu by'ukuri igihe mbona mva nta kidushaka ni nayo mpamvu ubu ngubu narekuye rwose ubundi se uba ugiye kugera gute mba ngiye kugera gute bamutumyeyo uba ugiye kuzana icyaha muri abo amase wowe ugiye kumaritsa wowe ugiye kumaritsa ntabwo ugishinzwe ariko njye ndibaza simba mutumyeyo wari wabona rakihano amase icyo mba ngiye kureba rero bagishinzwe nimba nashinzwe icyo ugiye kureba yo gute njye wumva yuko icyo mba ngiye kureba rero njya wicara hano njyewe icyo mba ngiye kureba yo ndakizi kwanza reka narakikubwira ibyo nta n'ikintu bintwaye mba ngiye kureba amabura wowe ugiye kureba nde koko mba nkubwiye kiri usibye ibintu bisigaye byarateye mu bantu b'ikigihe uri kumva ariko ni umuturanyi wacu mbere twarasangiraga tugasabana usibye ibi ngibi byabaye kuko abantu bose bagahinduka nyine twese tugahinduka ariko mu by'ukuri ntabwo wakambwira amagambo ameze uko nguko gusa nyine nuko nawe atakizera abantu
mu by'ukuri ibintu wakoze byatumye abantu bose badutakariza icyizere. nyine gabanya akarenge. Nicyo washakaga ko abantu badutakariza icyizere? Njyewe ndibaza rake ko ntajya mubona hano ubundi uba ugiye kumara iki hariya? Nashatse gusebya urugo rwanjye ku buryo umuntu asigaye bakamuryanira inzara k'iyi bintu washyize uru rugo rwambitse isura itari nziza ku buryo udashobora no kubyumva. Urabuzwa nande se ntureba? Urabuzwa nande kuvuga gutyo? Ariko ntukajya kwihangana ntukanyirire wa mugabo. Aha ndagucyurira nkucyurira icyo wa mugore we. Urinda uvuga ngo rake ngo ni inshuti ngo yari inshuti yacu ngo ibiki? Rake se rake inshuti yacu ibiki? N'amafaranga yari umva sigaye mufitiye bifu. Ubyumve nabyo kumbwira ngo ubushuti se hari ikintu namukura uburake n'umuntu nagenda nkavuga ati nguriza amafaranga akayanguriza. Ariko ubwo ni gute umuntu w'umugabo nkawe ufite imbaraga wajya kuguza amafaranga yakubundi kwiki se utakora ngo ushaka yawe? Inshuti rero nicyo zibereye. Ubu nagize ikibazo ndi inshuti yawe, uri kumva? Nagize ikibazo ndi inshuti yawe, ntugikemure ubwo bushuti nta kintu bwabumaze, uri kumva? None se urambwira ngo ubushuti ndataho ubushuti ko ntaramubona hano? Ubu se mu by'ukuri uzabura gukora kwirirwa wicaye ngaho muri iyo ntebe nimba wenda arakabyuka wenda no kuza akagenda akanacuruza mvuga azafata urugo agatunga urugo rwawe. Nanjye rero ndeka muri byanjye menye ibyanjye nabyo kundataho ni inshuti ngo barake ngo bane ibyo nta kintu ibyo bimbwiye. Kandi uzasaza nabi Kiri. Iki? Mu by'ukuri uzasaza nabi. Nta kibazo, nta kibazo. Urakuririye amafaranga nk'ubucuti. Ibyo tubyihoreye nta kibazo. Gusa wabura gukora ibyawe mva ubwiza Kiri. Ntabwo uzicara muri iyi ntebe nka amafaranga akwizaniye. Nudahaguruka ngo yashake ntabwo uzigera uyabona. Kumva ibyo wowe wikorera arakumwikorera. Mu by'ukuri nubwo ngerageza kujyaho bakansubiza inyuma sibyo, ariko mu by'ukuri njyewe nta kintu upfa nawe umva ni inshuti nziza. Yabaye inshuti nziza y'urugo rwacu. Yawe ntabwo ari inshuti y'urugo rwacu, ntabwo ari inshuti y'urugo rwanjye. Iba inshuti yawe. Njye se ubu se amariye iki ubu ngubu? Uragira ngo aguhikize? Iki? Uragira ngo aguhikize? Agutungira urugo se kandi uri umuntu w'umugabo nawe ufite amaboko yo kuba ndetse ntungira urugo gute? Ubwo rero muri inzira akakubwira ntuzongera kumbeshya umbwira ngo ni iby'umutekano ngo ni ibiki n'ibiki. uretse utamvangiye iki se? Umva nkubaze imbunda yawe iri hehe? Ndi kukubaza imbunda yawe iri hehe? Imbunda ya? Hano dore imbunda yanjye ngiyi uko uyibona yawe iri hehe? Imbunda yanjye imbunda bose imbunda tandagaraza nyishakire ndumva ari umuntu akoresha imbunda yawe iri hehe? Imbunda yanjye bose imbunda yanjye urabona bikisi imbunda yanjye bikisi byumva nawe ko imbunda ya kabiri mfite nayikuye. Imbunda ya kabiri mfite mva ntumvangire nimba ushaka kumvangira utumukuzi uzamukugira rugo turi kumvikana. Mfite ibyo ndi kumubaza njye mfite imbunda yanjye ntabwo uri kuyibona? Ndi kuyibona imbunda ko mfite imbunda ebyiri nazikuye hehe? ahubwo bose icyo nicyo kwibazwa. Mfite imbunda ebyiri nazikuye hehe? Baba aricyo nsubiza. Icyo kwibazwa ntabwo nzi aho. Hanyuma yawe iri hehe? Nimba ushaka ko twamamariza kuri filimi zacu reba nomero kuri iyi filimi uduhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp tugukorera akazi kose. Inkunga rero tubasaba nk'abafana bacu, niba utarakanda subscribe dufashe nukuri uyikande kandi subscribe ikandwa rimwe kimwe yuko hari n'abafi kuri telefone zabo hari abanditse sabone. Nukuri nimubikora muzaba mukoze cyane, ni inkunga yanyu ikomeye.